rubimburira ngabo ndirimba intwara abafozi itagira ubwoba watugejeje kuri byinshi uri intwara muheta idatinya gutinduka. Mu myaka nk'ibiri iri imbere ugendeye kuba hari uyu munsi nabaye abahanzi ushobora kuba wavuga uti nka batatu wenda mbaye bikunze mu myaka nk'ibiri iri imbere ngize opportunity abo bantu batatu nibo nakifuza ko wenda na featuring nabo bahanzi ukari yego Dani na Bulldog na Riderman na Fireman. Okay, The Ben na Bruce Melody. Abantu ntabwo The Ben na Meddy abantu ntabwo baririmba kimwe ariko barambwiye ngo inshuti ya Bob Pro ngo bimwe byo ku mutima. Paul Kagame ni umubyeyi dukunda kandi adushyira imbere. Nimba umuntu agukunda akanagushyira imbere utamukunze waba ushaka iki? So rero ndabashishikariza ko twamukunda tukamusapotinga tukamuba hafi aho adukeneye hose. Baby simukundira moni sexy sinshaka abandi b'amasayi. Bakunzi bacu aho muherereye hose kuri kamera murabona aho umukobwa mwiza cyane akaba mwiza yasetse kurushaho. Yitwa rero Kelia, muramuzi n'umuhanzikazi uri mu bihe bye umuntu yavuga ko ari byiza. Yego. So aheruka rero gukora indirimbo zitandukanye, afite album hanze yashyize hanze, afite byinshi uretse rero kuririmba nka Kelia n'umuririmbyi wa karaoke. So tugiye kuganira rero ibintu bitandukanye, tuganira ku muziki, ku ngingo zigiye zitandukanye. Kelia, you are very welcome. Thank you. Umeze ute? Meze neza. Wagwan. Cool. Iminsi myinshi. Kaguye tumeze neza. Kirere kimeze neza. Banza umbwira ukuntu uyu munsi ibintu bijyanye n'imyambarire wabihisemo mbere yuko twinjira mu kiganiro kuko ziranoki zo noneho ni ikindi kintu. Nashise. Si umuntu abihitamo gute nyine ugenda mu myenda ufite ukareba icyo ushaka kwambara uwo munsi ukambara. Akaba ari cyo wambara. Nta bintu byinshi bijya bipfa kuba mbona biri we bijyanye. Nta By the way, wambaye neza. Urakoze. Umusatsi nawo ndabona ari ikindi kintu ariko ndashimye ku ntago biba byoroshye sibyo. Ndashimye nuko so far uyu munsi reka tugaruke gato ya wenda abatabizi album yawe uheruka gushyira hanze. Na album iriho indirimbo zigera muri 12 ndumva. Iri album feedback yayo yari ihagaze gute? Wabonye imeze gute? Ama featuring nayo zo kuza kuyatwibutsa wakoze aho kuri album nimba hari iriho. Okay, album ndumva ariyo mperuka gusohora imaze amezi 7. Ntago yageze aho nashakaga. Maybe ashaka ko nasohoye audio gusa. Ariko muri no minsi ndateganya kugenda nkora utu video gake kimwe kuri imwe kugira ngo byibuza zose bazimenye ko urumva nimba ariko nazisohoye wenda icyarimwe zose nazisohoye mu gihe cy'amatora kuko harimo nizo nashaka gukoreshaho. So ntago navuga ko yabaye successful ku buryo nabishakaga ariko sofa aho yabashije kugera kubo yabashije kugeraho feedback ni nziza. Katugaruka gato ya ku ndirimbo watuye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, imyandikire yayo noneho na motivation y'iriya ndirimbo byagenze bite muri rusange kugira ngo iriya ndirimbo uvuga uti misemo kuba nayitura umukuru w'igihugu? Of course umukuru w'igihugu ni umubyeyi kuri twese. So utanamukoreye indirimbo yo kumutura ntekereza ko aricyo cyaba ikibazo. So gusa kubijyanye n'imyandikire ntago kiriya Kinyarwanda of course n'abanyifite cyose. Umupapa bita Rugaba ukina muri Papa Sava aheruka no gusohora indirimbo yitwa Turi kumwe nawe n'ubundi nayo yo guturanya kuba Perezida wa Repubulika. So niwe wamfashije kwandika iri album yose. Namushimira cyane kuko yatumye ngera ku gikorwa nishimira kandi cyiza cyane. Yego. Abantu bayumvise bakubwiye iki bayakiriye bate muri rusange? Indirimbo ziriho zose barazikunze. Na nijoro nkunda gukora ama live ndi kuririmba. Nabashije abantu bari kunkurikirana ngo bambwire buri muntu yagiye akunda bakajya bambwira ngo biragoye gutoranya. So ni indirimbo ziriho indirimbo 8 zose nziza ku buryo bigoye kuvuga ngo iyi ni nziza iyi si nziza.
so ni album nziza pe. Ama featuring twibutse gato harya hariho angahe? Featuring mfite ni imwe. Yego wayikoranye. Ni ya Linsano, ni indirimbo nakoranye na Linsano yitwa Ndabizi. Yego. Iyo imaze hafi umwaka. Nyuma y'uko ukoranye na Linsano ndumva wenda ushobora no kugaruka gatoya kuri iriya product yakozwe gute. Ndumva Bob Pro yarabigizemo uruhare. Noneho by'umwihariko nyuma y'uko ukoranye na Linsano mwari mwongera guhura like ngo muganire wenda kuri iriya project? Nyuma yabwo ntago duheruka twongeye guhura rimwe once na twice kuri studio ya ntago twahugiye kinini kurumva yise ajya muri mu bajudge muri bayita ngo iki ati buhanzi muri Yego amara migi hari muri ziriya akukizaho na projet ze, so biba bigoye rero kuhita duhura direct, ariko nyuma yabwo twahuyeho nka kabiri kuri studio. So twe tuvuze tuti reka tugaruke gatoya inyuma iyi project wenda hari abantu batabyumvise batabisobanukiwe neza. Ira project bundi byagenze bite kugira ngo uvuge utenda nisanze ndimo nkorana na Linsano? Kuki utakoranye na Real Wise, kuki utakoranye na Butel Knowless? Ngo ndivugira abakobwa kuko wenda nibo wenda wavuga ko wenda wacuzinze kugira ngo mwe mwakorana kuri iriya ndirimbo. Iriya ndirimbo story yayimeze gute kugira ngo noneho ubashe ko wayikorana na Linsano? Twabanje guhura ari gukora kuri album ye Rumori. Hari indirimbo nagiye kumushyiramo ama backups ari amajwi aba y'inyuma, then nyuma twongera guhura bari kumusoreza album hara kwa Bob Pro. Nibwo twavuganye turi kuganira urugendo rwanjye rwa musique, havamo inspiration yo kuba twakora indirimbo. Rush abidufashamo indirimbo. Linsano abantu batamuzi batarahura nawe batarakorana nawe ni umuntu umeze gute muri rusange? Ni umuntu uri cool, ni umuntu uri sociable, ni umuntu umotiva, kuko hari nkaho byageraga nkumva ndahangayitse nkavuga urumva iyo uri gukorana projet n'umuntu ufite aho yageze, ufite izina rinini, uba ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo hatagira ikintu kimugarura hasi, ukore projet imeze neza. So hari aho byageraga nko kuri video nkabona abantu twari twavuganye batangiye kubura, bikanjgaraza nkumva akabibona ko nyine ntangiye kuvaho, ndakambwira ati akaba ari utangira kumbwira ati biragenda neza, you don't worry. I was like wow. Mu gihe uvuga ati arahita ava no kuri set agende, arahita nsiga n'ibigenda gutya. So ari mu bantu bagiye batuma projet yanjye igenda neza. Ni umuntu uri cool, ni umuntu usupportinga. I don't know, beside your talent afite ni n'umuntu. Yego. Mbere yuko dukomeza nashaka kubanza kumva kantu gatoya, kuko hari ubwo dushobora kuvuga ngo ni umuhanzi kazi turi kuganira nawe ariko abantu batari babisobanukira. Nashaka kumva kantu gatoya kuri ndirimbo watuye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Okay. Rubimburira ngabo ndirimba, intwara abafozi itagira ubwoba, watugejeje kuri byinshi, uri intwara muheta idatinya gutinduka. Rubimburira ngabo ndirimba, intwara abafozi itagira ubwoba, watugejeje kuri byinshi, uri intwara muheta idatinya gutinduka. Uwanze ubwoko wanze nteza amaboko, uwanga ubusambo no kwikubira, uduha impamba yo kwigira, agaciro katubereye ikamba. Wow. Ni indirimbo nziza yitwa Rubimburira ngabo. Ni indirimbo rero iri kuri album ya Carrier. Ni album yiswe Rubimburira ngabo. Album nayo yitwa Rubimburira ngabo. So ni album nziza abantu bashobora kuba bakomeza kugenda bakayireba. Arateganya gushyira hanze n'izindi ndirimbo, amashusho n'iki. So noneho reka tugaruke gatoya. Uri umuhanzikazi, twagiye tubona abahanzikazi benshi binjira mu muziki ariko babasha kuba bari standing, bagihagaze bakaba ari bakeya. Wavuga ko impamvu ari nkiyi? Ntago nzi ikibatera, wenda nko gusubira inyuma cyangwa se kubireka, ko buri muntu abagiye afite impamvu ze ziri personal. Ariko akenshi ahanini umuziki urahenda, hari igihe ubushobozi rero bwanga kandi ukaba ugomba kubaho, so ugafokasinga rero ku bindi biri gutuma ubasha kubaho. So rero iyo ni imwe mu mpamvu ntekereza ko ishobora kuba rusange, hatavuze ko hataza n'izindi mpamvu ku muntu ku giti cye
kuba yavuga ati impamvu yatumye ntangira iyi ngiyi nayo iratuma ndekera kuko buri muntu aba afite impamvu ituma atangira kuza mu muziki niyatuma ahagarara yego so gusa kenshi financially ubushobozi ari igihe bugorana pe wavuga ko like ibintu birebana no kuba umuhanzi professionally no gukora karaoke bisupporting iki ku muhanzi kuko hari abahanzi ubwo mise nekereza hari abahanzi benshi dufite bagiye banyura muri karaoke uyu munsi bakaba ari abahanzi ngire ngo urugero rufite ngire ngo Barine Sano n'abantu bagiye banyura muri wavuga ko ari ikintu gisupporting umuhanzi gute niyo kariyeri mu kuyubaka kugira ngo wenda agire n'ahantu ashobora kuba yagera nk'umuntu nawe ubikoramo buriya umuntu ukora muri karaoke cyangwa se muri live music ukora interpretations ukora mu birori bitandukanye icyambere bituma ijwi rye rikora ari active kuko urumva uhora ukoresha ijwi ko iyo ijwi rikoresha rero rirakura urumva ku bijyanye no kuririmba niyo mpamvu ushobora umujyanye mu gitaramo kiri live ntabwo waba disappointed yagukorera ibintu byiza kandi iyo ari wa muntu utaragira abandi bantu bamusapotinga mu buryo bw'amafaranga bya bintu ari gukora ibyo birakagenda abona nibyo bimufasha kujya muri studio bikanamufasha no kuba yagira izindi video akora so hari aho bigerayo bikaba ngombwa ko ahagarika wenda izo karaoke cyangwa iki cyangwa ayo maseremoni ariko hari urumva hari indi support ababonye wenda y'ibijyanye na finance cyangwa se ariko n'ubundi niyo yahagarara ashobora guhagarara gukora karaoke bihoraho ariko ntago yajyanga gukora ceremony ntago wakora ubukwe ngo umubwire ati ngwino ndaguha amafaranga yange kuza kuyakorera kandi naza kugukorera aragukorera live iryoshye ntago ari buze ngo gukorere playback nyine araza ubone ni wa muntu washakaga so rero ntago nabiveba gusa hari aho bigera nyine bagahagarara kugira ngo focusing kuri ya kariyeri yawe ariko iyo utarabona ubundi buryo bw'amafaranga ntago wahagarara wahagarara gute wakura ubushobozi bukujyana muri studio cyangwa gukora video ntago byakona uyu munsi wenda niba atari ibanga ry'akazi ariko nabwo ntekeza ko atari ibanga uyu munsi mukunze kuririmba amajoro pe usanga wenda aririmbye uturutse saa 11 ugeze saa 5 z'umugoroba sibyo uyu munsi range y'umuntu ukora karaoke mu Rwanda ihagaze gute mu buryo bw'amafaranga ndavuga range like kwa kuno umuntu akubwira atoke wa make yashobora kwishyurwa wa menshi ashobora kwishyurwa bitagiye n'ibanga ry'akazi kuki ushaka gufatira we nagari ibanga ry'akazi ubwo ngo tugira ngo tunamotivating baba peti batoya bakiri batoya bashobora kuba wenda bavuga ati okay ubwo wenda standard y'uyu muntu ibihagaze gutya ubwo ndashaka kugira ngo tunabyihuze na biriya bintu byo kuririmba mu bukwe none se uwo muntu ukumuha motivation ababona abantu babikora hari ikibazo bafite ariko burya biba ari ibintu urumva ari nk'umwana uba mu cyaro utajya unabibona uwo ngo ntari ubone n'ikiganiro oya icyambere nuko ari ikintu kiba ni ibintu bimeze neza ni ibintu byagutunga abwira none ko biterwa ko nubundi biterwa sinzi ngo ndikubwira nde umuntu ashobora kumpa amafaranga we ntayaguhe kandi turi gukora ibintu bimwe ni ibintu rero biterwa nuko wa negotiatinze n'umuntu yego umuntu ashobora kumpa 10,000 wowe ukavuga ati iryo 10 sinarikorera kandi ugasanga aranaguhamagaye uryamenye nta n'ikindi kintu uri gukora ariko bitewe naho wumva bundi standard yacu bigenda biterwa naho umuntu we yumva standard yigeze kuko hari igihe uvuga ati ibintu ndi gutanga noneho bigeze kuri standard imeze neza ku buryo ntashobora nkaho natangiriye ntago ngo bariho ngeze bigenda biterwa rero n'uburyo negotiatinze n'umuntu n'icyo ufite uri gutanga kuko dutanga ibintu bitandukanye karite ziba zitandukanye rero ubu sinajyaho ngo nkubwire ngo ndiye yego hari umwana uri hariya hanze wifuza ko wenda yakinjira muri karaoke cyangwa se yakinjira mu muziki muri rusange ni igice ushobora kuba wenda wamubwira ikintu namubwira cya mbere nuko ni akazi kandi kagutunga ikindi ni ukubikunda ikindi ni ugushyiramo umwete ukamenya icyo ushaka kwitaza icyo ushaka nyine ufata ibyo ubonye engineer karame ubu switchinga umuziki urawuhunze yego nashaka kugira ngo nkubaze ese hari igihe utekereza ukavuga uti wenda kariyeri yanjye ya music hari igihe kizageranye ihuze na kariyeri yanjye y'ibyo nize cyangwa kwiga nta nicyo buriya bundi byakumariye kuko hari nk'abantu kwiga byarakimariye
kwiga byarakimariye kuko ngiye no kuri tele n'ubu najyayo nkakora ni amatere menshi like nka last time nigeze hari umuntu twigeze gukorana kuri tele yigeze kunyoreza agafoto turi kuri tele arambwira ngo ejo bundi ngo nzagashyira hanze ndamubwira I'm so proud of it ibintu nize ndabikunda kubera ko ntago kwiga bibi igihombo ushobora kwiga ntukore ibyo wize ariko haba hari ibyo wungukiyemo umunyamuziki se ujye uvuga uti mu by'ukuri ngiye ibiboro byo kwiga sinabijyamo uwo muntu aba yishuka cyane aba yishuka kwiga ni ingenzi cyane so reka tugaruke gatoya wenda ku bintu biri kujya mbere muri iyi minsi muri show business niko umuntu yavuga hari abahanzi bari kuri trendy hari abahanzi bakuru hari iki uyu munsi umuntu aramuza akubwiye ati I wish hari umuntu uvuga ati mfite icyifuzo reka twivugira hano mu Rwanda mu myaka nk'ibiri iri imbere ugendeye kuba hari uyu munsi nabaye abahanzi ushobora kuba wavuga uti nka batatu wenda mbaye bikunze mu myaka nk'ibiri iri imbere ngize opportunity abo bantu batatu nibo nakifuza kuba wenda na featuring nabo icyo kintu nta gitekerezaho yewe no umwanya wo kugitekereza hasa mite nagisubiza yego ubuse uwa mbere byarakunze uwa mbere yaranine zari indoto yego narabishaka narabyifuzaga ariko baba ari benshi abahanzi beza bose ko mba numva twakorana umunyapolitike abahanzi beza bose ko mba numva twakorana ugira politike nyinshi ubwo bagiye bavuga ati buri muntu aragenda guha indirimbo kwako ngewe nkunda umuziki uryoshye umuziki mwiza as long as rero uba ukora akantu keza mba numva nyine birankurura amarangamutima nkavuga ni nk'uyu muntu anyemereye twakorana so umuhanzi mwiza wese twakorana uyu munsi reka twigarukire yego reka ndashaka kugira ngo ujye inshuzingira ni utuntu tw'uduchallenge turi aho ngaho tworoshye cyane sibyo uyu munsi amahitamo yawe wenda hagati y'umuntu wita Dani Nanone na Bulldog yaba nk'ayashye mu by'ukuri bavuga uti abo yego aba bahanzi kare yego Dani Nanone na Bulldog bari nka Bulldog wenda na Pifra Bulldog na Riderman kusetse se nakiri nsetse Riderman na Fireman okay The Ben na Bruce Melody aho ko biragoye you need to choose aho biragoye gucuza oya biroroshye it's simple aho byangora reka none tugaruka kwiyonginga ituma byakugora nko kuri rap hari tomba nyine inkurura cyane ariko mu kuririmba amavuko yabo yose ndayakunda amavuko yabo yose sinzi byangora byakugora The Ben na Meddy abantu ntabwo baririmba kimwe even na Bruce Melody na The Ben ntabwo mvuga ngo baririmba kimwe ntambura nta n'umuntu uririmba nk'undi bandi kuvuga like hari uburyo ushobora gushyira nko ku murongo nk'indirimbo zose ugasanga zose iyo n'iyundi zose ubuzumva kandi uzikunda rero icyo gihe biragora gucuzinga ariko hari nk'igihe uvuga ati it is not simple wagira ngo hari nk'umwe muri bo mufite hari nk'umwe nako abo bantu bose ikintu gitangaje nta n'umwe muri bo nziranye nawe nta n'uwo tuziranye ntabwo tuziranye nta n'umwe muziranye uvuga ngo twikumire muri rap mu kuririmba biragoye hari amatongo nkunda Marina wenda na Butera Knowless Marina na Knowless Marina Bwiza na Marina Bwiza na Butera Knowless Bwiza na Real Ways Bwiza ni umuhanzi ufata gute muri iyi minsi ariko ibintu bihagaze Bwiza ni umuhanzi duhere no ku gitaramo aheruka gukorera muri Belgique igitaramo mwakire gute nk'abari ntabwo nakirebye aho ngaho sindi bukubeshye
yagusa n'umuhanzi mwiza cyane unahagaze neza. Yego turimo turagana duhagarariye neza rwose abakobwa. Nakomereza. Yego turimo turagana ku musozo w'ikiganiro twe turimo tugirana, ariko hari ibintu wenda nka bibiri nshaka kugira ngo kukubaza. Nihe gahunda ufite muri uyu mwaka 2025 urimo uragenda wenda ugana ku mu hagati, ariko byange bikunde bugiye gahunda umuntu azipanga mu mezi ya mbere wenda agakomerezaho, noneho tuzana kujya ku kibazo cya nyuma. Uyu mwaka mfite gahunda muri ano mezi ari kuza ya muri sama, mfite ama projet ngomba ku releasingamo. Sofa nibyo tuzitege ryari? Guhera mu kwa gatanu. Guhera mu kwa gatanu. Yego twitege featuring yindi nshyashya muri iyi minsi? Aho I'm not sure, keretsije ubu ngubu ntayo, keretsije mu minsi iri imbere, ariko ubu ntayo Safa. Ako barambwiye ngo inshuti ya Bob Pro ngo bimwe byo ku mutima. Who told you that? I don't know, someone told me. You don't know? Can yes, someone who told you that? For real hari umuntu wabimbwiye. Who? Ni umuntu umwe like ukunda kugenda n'ubundi muri zira studio zo kwa Bob. Yarambwiye ngo uri inshuti cyane. Bob ni umuntu ufata gute? Naho naganaga. No mu producer mwiza. Yeah, so friendly. That's it. Nta kindi kintu nyine like hari ukuntu mara mu producer wawe cyangwa se kaba n'inshuti yawe ndasinze. Ntago ari inshuti ni producer wawe. No mu producer. Yeah. That is all. So turimo turagana ku musozo byange bikunde Kelia, hari abantu baba bakurikirana ibintu mugenda mukora, kuririmba mu bukwe, kuririmba muri karaoke, kuba umuhanzi kazi muri rusange. So uyu munsi so far nicyo ushaka kuba wabwira umwana w'umunyarwanda, sibyo? Kandi no tunabyerekeza ku rukundo ukundanya kuba President wa Republika y'u Rwanda. Okay, inama ya mbere nagira umuntu ukunda umuziki ushaka no kuwukora, ni ukubikunda, kuko udafite urukundo rw'umuziki ntiwawukora. So ni ukubikunda kandi akagira intego, kandi nyine ntagacika intege, kuko ibyaguca intege byo biba ari byinshi, ariko ntagacika intege. Ku kijyanye n'urukundo nkunda perezida wacu cyangwa nyakubahwa perezida Paul Kagame, ni umubyeyi dukunda kandi adushyira imbere. Nimba umuntu agukunda akanagushyira imbere, utamukunze waba ushaka iki? So rero ndabashishikariza ko twamukunda, tukamusapotinga, tukamuba hafi aho adukeneye hose. Yego. Gusapotinga perezida cyangwa se kuvuga uti wenda aho umuntu akeneye umuntu wese, hari urubyiruko rutabasha gushyikira iyo mvugo, like mu biki wenda nyakubahwa perezida wa Republika akeneye mu rubyiruko? Nko muri ibi bihe nimba ubona kuri social media he hose bashaka kumurwanya cyangwa kugira gute, social media turazikoresha. Duteri ya mbere mu kubagaragariza ko ibyo babona bari beshya, kuko ibyo bavuga barabivugira hanze. Twebwe noneho turi mu Rwanda, nitwe tuzi ukuri. So nitwe twagateye intambwe ya mbere kubereka ukuri kw'ibihari, kandi ndanabishimira cyane ko kuri social media birimo rwose tuba turi gusubiza ubivuze nabi ukamugaragariza ukuraho kuri. So dukomerezaho, kuko birimo pe, biriho abari ku ma TikTok, abari ku ma Instagram, urabibona ko urubyiruko rufite ishyaka rwose. Yego. Ni Kelia, umuhanzikazi akaba umuririmbyi nyine wabigize umwuga, akora professional muziki, ariko noneho akanaririmba mu bukwe ndetse na karaoke mu bihe bitandukanye. Twagiranye ikiganiro cyiza, ariko dusoza reka twumve ku ndirimbo yitwa Ndabizi, tumusezerera agenda mu bindi. Baby simukundira moni, sexy sinshaka abandi b'amasayi. Iyo ndwaye aramfumbata, akamfureba, niyo ndi down on my good vibes, baziko nzimanika, times amenya ubushita nkorera inyuma, ngo muhora inyuma, gusa walai nibaso nicyo mbarusha, no, baziko nzimanika, times amenya ubushita nkorera inyuma, ngo muhora inyuma, gusa walai nibaso nicyo mbarusha, no, nibazi yuko mbizi
ndabizi ntaribi ndabizi ndabizi yuko nawe yaguhaye ntibazi yuko mbizi ndabizi ntaribi ndabizi ndabizi yuko tumusharinga. So thank you very much for the best song. You're welcome. Ubutaha tuzayigarukaho byihariye. Wakoze cyane kubw'umwanya wawe. Murakoze. Muramusharinga. So thank you very much. Murakoze.